niyo mpamvu narwanye bucece nkakubitwa iki n'imigeri sinume nkabaho ntazi ibyo guhabwa rasiyo ngaceceka nta muturanyi nigeze mpamagara mu myaka yose nabayeho ntago nigeze ntonda umurongo kwa pasiteri mu bapasiteri banyoboye nta muntu nigeze njya kurira ngo urugo rwajemo ibibazo nk'ubu nk'urugamba ndimo kurwana sha umva nintabara umuntu wese azavuga ngo ni Imana ntawe uzavuga ngo ni gitifu ntawe uzavuga ngo ni pasiteri. Inshuti zacu abadukurikiye ndabasuhuje mu Rwanda turi ku masaha y'umugoroba reka mbabwire nti abari Kigali mwese mudukurikiye umugoroba mwiza ariko ushobora no kuza kureba iki kiganiro bwakeye niyo mpamvu ndibuze kubwira abadukurikiye mwese ku isaha muriho muze kugira gicamunsi kiza niba ari ku manywa mugoroba mwiza niba ari ku masaha y'umugoroba hanyuma igitondo kiza niba mu masaha y'igitondo nge ndikuzo Emi tubana mu biganiro byinshi bitandukanye hano hanyuma n'umugisha kuba ndi kumwe namwe ndabubaha kuko kuba mari ni mwebwe atari mwebwe sinari kuba ndi hano niyo mpamvu nkwiye kububaha sibye nibyo twararezwe kugira ngo tugire ikinyabupfura twubaha abantu bose baje batugana Imana ibamugisha ni kuri Mama Charlene official ngira umugisha wo kuba ndi kumwe namwe aya masaha niba rakoze subscribe Imana igumugisha hanyuma niba utarayikora uyikore ikindi cyiza rero nuko wakora share kugira ngo benshi bakurikire ibiganiro tukugezaho awase rero mwibara ry'umutuku numara gukandaho subscribe abona inzogera nayo ikande hanyuma numara kuyikanda uzajya ubona ibiganiro ku gihe kuko mu minota mike uraza kubona ikindi kiganiro Imana igumugisha rero wakoze cyane hanyuma hari abari mu bihugu by'amahanga turabashimira cyane rwose muri imfura pe muri imfura hanyuma muri comment hasi mutanga ibitekerezo hari n'abavuga bati kuki mukora muhagaze ariko none kwicara gusa byonyine nabyo nta meaning so no guhagarara ntacyo bitwaye kandi biraza kudufasha usibye wenda tubaye turi kumwe n'umuntu wumva guhagarara bimujeni so rero Imana ibamugisha kuko mwemeye kugira ngo tuze kuba turi muri uyu mwanya turi kumwe ngiye gutumira Mama Charlene kugira ngo ngire byinshi nza kugarukaho nza kumubaza Mama Charlene ni karibu mwiri torero ryawe nkuha gatuti wawe subuza nta kintu bitwaye harya kera wabyangaga kubi narabyangaga kuko iki gihe cyari kitaragera ariko ubu ngubu ngomba kubikunda nyine kubera COVID-19 karibu rero nakoze cyane meze neza ndashima Imana ndanezerewe nanjye ndishimye cyane muri uyu mwanya wambaye neza yego nambaye neza akudodeshereza no kubera Imana udodeshereza mu mujyi muri Nyarugenge hari hagati harimo umuntu kudodera cyane rwose akose bazete tukamuha promotion base tukazamuha promotion yo kuza hano wenda kaza kutubwira ukuntu andodera neza nkamwibariza ukuntu akudodera nzabimubwira numve ko wa muntu bitaye imi rwose yambwiye ngo uzihangane kuko ndabiza ari kutureba aratureba ndabiza aradukurikiye nukora ndodera neza pe nigeze mubura ndodesha ahandi iyo myenda na n'ubu nanze kuyambara naranayitanze imwe ubwo rero nongeye kumubona ndavuga reka mfatireho nese nk'urwo rukanzu rwiza rungana rutyo iyi ni itisi nyine naguze arangije ashakira modeli nta nubwo se twakwiga tuvuga ibiciro ntabwo ari ngombwa ibiciro by'uko impagaze ishobora kuba igeze nko muri 40 hafi 40 musaba akantu bagakora cyangwa nge nawe ko dukundana wambabariye none nkagusaba ikintu iyi kanzu nayikunze ndagira ngo abadukurikirane bazayidodeshe wenda niba yikunda hindukira oya ntago yeme imbere n'inyuma nukuri ko Imana reka turebe inyuma gusa wenda reka hariho ibipesa oya nyine nibyo byiza iyo style ariko bayibonye oya ntago turayibona ira style bayibonye ndikuza gutya nyine nibyo abakunzi bacu barabinsabye ubundi babibonye hindukira turebe gusa urahita uhindukira ukate nyine kugira ngo barebe modeli se bazaze abayishaka nzayifotoranye bere danzi ko nzakwishyura suza abakunzi ba Mama Charlene official dukora ujye usetsa n'abantu baseke kuko nabyo babikenewe hari abantu babona twiganira gutya bakagira umushiha ariko burya kwirirwa mbakubita nka mugana ariko Imana igumugisha
kujya ku ijambo mbahondagura mbahimira buri kanya ko muzahora mudukubita imigeri no kuri kw'Imana. Imana y'umugisha rero mama Shale ntago ndi bugutindane kuko abadukurikiye barabizi nta bintu byo gutinda ngira byarananiye ahubwo manyira ngo turase ku ntego turebe ibyangombwa. Mama Shale ntago ndi bukubaza ibintu byinshi ndibuze kukubaza ibintu bitatu. Ibibazo bitatu badufashe kugira ngo iminota nihayize kugwamo neza. Ikibazo cya mbere twigeze tugirana ikiganiro kimwe tuganira ukuntu papa mama bari ababyeyi bawe birumvikana ariko ukaza kwiyumvamo ko papa kwanga. Ndagira ngo use n'uduha gato kw'ibyo bihe byo gutekereza kwa kwanga nuko uzi nawe wavutse udukora akantu gato kari samari. Ndabizi ko muri minsi uri kwiga icyongereza ukigeze kure kubera ko ugiye gufata indege. Hanyuma akantu kari samari kw'icyo gihe kari mu ncamake nyine ubwo tuhatangiye kwiga icyongereza. Hari ijambo uvuze ariko numva ntirihuye neza kuvuga ngo naricaye nishyiramo ko papa nyanga. Ntabwo ari byo nishyizemo kandi niko kuri kandi niko byari binameze nuko nabibona. Ntabwo mbyemera ariko ntabwo wabyemera gute se agaho kari ku wundi karahandurika niko bajya bavuga. Uzimegane nk'umukobwa wawe gusa wenda mbere najyaga numva ngo ni urwanganyanga nkumva ko ari n'umugome nkumva ni mubi nkiri n'umwanya nkajya mvuga ni cyama ngo azapfe. Ariko ibyo bintu nuko nari ntaramenya hari mu bwana harimo nuko ntarakizwa. Ngewe maze gukizwa niho namenye impamvu y'ibyambayeho iwacu mu rugo. Kuba mu bana 9 tuvukana ari nge yavanyemo agatoteza uko yantoteje bikaba na ngombwa ko njye gukora akazi ko mu rugo nta mwana wacu yigeze agakora n'umwe nta n'uzagakora. Ntago ubu kuva nakizwa namenye neza ko ibyambayeho nta ruhare data yabigizemo kuko ntago bishobora ko umuntu ashobora gukomera atarakomereka. Icyo cyo maze kukimeteza kuba yarakwanze nta kibazo nta kibazo nta muntu ushobora gukomera atarakomeretse. Nta muntu ushobora kujya hejuru atarari hasi. Nta muntu wakamamara mu byiza ataramamaye mu bibi. Nta muntu wabyibuha atarananutse. Nta muntu wakundwa ataranzwe. Muri make kuko Imana yari igambiriye kongera igikoresho cyayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nakumenye utaraba urusoro kandi nkwereza kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana yaranyitegereje ibona ko nzaba igikoresho cyayo myaka 10. Imana irabibara burya yari yarabibaza ariko nge ntabyo narinzi ariko yo yari ibizi. Yari yaramaze kubona ko rero hari abana bazampembukiraho. Yari imaze kubona ko hari urubyiruko nzafasha kandi koko mu myaka nabayeho mvuga ubutumwa nagiye ntumirwa mu rubyiruko ngenda ntumirwa ahantu henshi. Ubuhamya bwanjye bwarabakomezaga kubera yuko hari abantu b'urubyiruko bavutse nk'uko navutse banzwe nk'uko nanzwe. Iyo ubigisha rero ubigisha kwiyubaka no kwigirira icyizere. Iyo nigishaga urubyiruko ibyambayeho ku mubyeyi wanjye mbabwira yuko kuba papa na mama bakwanga cyangwa ukavuka uri imfubyi ntago bikwiye kukubera intandaro yo kuba ikirara. Ntago bikwiye kukubera intandaro yo kwinyanyagiza. Wowe ubwo ushobora kubaka amateka meza n'abagukomokaho bikaba byiza za karande ziwanyu ntizigukurikirane. Nari ndi kubwira urubyiruko ko nireze nkaba narabuze data kandi mufite nkabifubye ifite ababyeyi ifite n'umuryango nkaza kwikodeshereza inzu ufite imyaka 15 ko ntigeze mbindaya ngo shyiremwe abagenzi. Nari ndi kubabwira ko ubuzima banyuramo bakavuga ngo twanyweye urumogi kubera imibabaro twabaye indaya kubera imibabaro y'iwacu. Ntago ari byo. Umuntu ashobora kubaka imbere ye. Hanyuma nkabagira inama nkababwira ukuntu nabayeho abagabo banshuka kugira ngo bampe amafaranga n'ibindi ariko ngewe nkabyanga nkisiga ubuto kandi abakanguriye amavuta meza bageze gute bahari. Nkabaho mu buzima bubi kandi mu myaka nari ifite sinari kubura ababifashamo bari banahari ariko ngewe mpagarara ku cyo ndicyo
ndavuga ngo ku buzima bubi nagize ntewe wenda n'umuryango have no kugerekaho ubundi ngo bwikube kabiri, ahubwo ndwana ishyaka ryo kwikura mu mateka mabi navukiyemo. Rero umubyeyi wanjye ntago nkimubaraho ikibazo. Buri somo ryose rigira prof. Yego, buri somo ryose rigira prof. Kandi burya umunyeshuri utari ikirara mu bintu akwiye gukunda prof we. Prof kwigisha buriya binabaye byiza akagukurikirana ngo nzajya ngusange mu rugo nkwigishe ntibyakunezeza. Nicyo kibazo rero dufite ko tudakunda aba prof bacu batwigisha iby'ubuzima. Maze gukura, maze kuba umukristo, nakuye urubanza kuri data, sanga aho nagombaga guca naho ngaho, kandi sanga havuyemo ikintu cyiza. Wow, rwose unsubije neza ikibazo nari mfite. Hanyuma ikibazo cya kabiri, umaze gukura, ubaye umudamu, ugiye mu rugo rwawe, ntibyagenda neza. Yego. Kuko wenda wakabaye byifuza. Hanyuma uyu munsi nza kwibaza ngo isomo rikomeye wakuyemo ni irihe? Isomo rikomeye nakuye mu rugo, nasanze abantu bajya barenganya abandi. Siko? Iyo umuntu ari gucuruza agahomba, arenganya bamutwariye amadeni batamwishyuye. Ariko burya Imana iyo yavuze ngo sinshaka gucuruza igihe ntikiragira, ni ukuri kose naho bakwishyura bakagukubira kabiri nayo bari bakurimo, ntago wacuruza kuko byavuzwe n'akanwa k'Imana. Imana nimba ivuze ngo ndashaka yuko uri kwiga mu ishuri, ko ndashaka kukwereka ariko ari njye Uwiteka utanga ubwenge, naho waraza amaguru mwibasi ukarara wiga, ntago ushobora kumenya ubwenge Imana itabuguhaye. Yego. Yes. Bishatse kuvuga ngo hari ibintu ntari kugomba gucaho. Hari ibintu ntagombaga gucaho, hari n'ibintu ntagombaga kureka. Kuba narahuye n'ibibazo mu rugo, kubera yuko njye nanatangiye binatangira, nari narabivuganye n'Imana imbwira ngo irashaka kunyigisha, ntibyanandemereye. Abambwiraga ngo ninjye kurega muri polisi nabateraga umugongo kuko nari nzi ko ndi ku ishuri. Yego. Abambwiraga ngo ninjye guteranya imiryango nabimaga amatwi kuko Imana yarambwiye ngo irimo iranyigisha kugira ngo nzubake ingo nyinshi. Niyo mpamvu narwanye bucece, nkakubitwa inshyi n'imigeri sinume, nkabaho ntazi ibyo guhabwa rasiyo ngaceceka. Nta muturanyi nigeze mpamagara mu myaka yose nabayeho. Ntago nigeze ntonda umurongo kwa pasiteri mu bapasiteri banyoboye. Nta muntu nigeze njya kurira ngo urugo rwajemo ibibazo. Sinigeze mpamagara umuryango mvukamo, nta nubwo nigeze mpamagara umuryango w'umugabo. Muri make ni urugamba narwanye, ahubwo ngewe mbibamo. Naharaniye kugira ngo mfate amasomo, kuko nari narose ngo ndi mu ishuri ndi kumwe n'abandi bagore ngo benshi, burya ni benshi, ahubwo barakuvuga ukagira ngo bo ntibaririmo. Nabonaga ngo turi abagore benshi turi mu kizami, ngo hanyuma tukajya tujya, umugore umwe ngo ajya gukosoza uwo mugabo akajya anyuzamo umurongo, akosoza gatandatu kose, uwo mugabo abyica anyuzamo umurongo. Hanyuma ngo ngewe njyanye urupapuro rwanjye, ngo uwo mugabo ahita mpatano ku 10. Uri kumva? Amatano ku 10 arangije nkora mu ntoki, ngo ntureba kuje kwiga nyuma y'abandi ukaba utahanya 5 ku 10, ngo kandi ubona abandi bari kubona 0, ngo ngaho ugende wige neza, ngo urabona ko niwongera noneho nugaruka uzahita uhabwa 10 ku 10. Noneho ngiye mu rugo nigaga, nahuraga n'ibibazo, ndi mu bibazo meze nk'uri ku ishuri, kuko nge nari mbizi ko ari ryo ndi kwigamo, cyane ko ni naratangiye ivuga butumwa. Imana imbwira ngo nzubaka ingo nyinshi, ngo kandi abagore benshi nzabubakira ingo. Sinigeze nicara numva ngo ndi mu gihano, nta nubwo ndi mu rugo numvaga ndi umuntu wagowe Imana yaciriyeho iteka. Nicaye mu rugo meze nk'uri kwiga. Nayo mpamvu iyo umugabo atamagarasiyo, ntago nakambyaga impamvu ngo mutuke. Naricaraga, hakaba ubwo ngenda mu nzira umuntu tugahura ngo akirugura agasiyo kari ku mwana, gasanga ni Imana impaye arija de poshe ya yindi umwana umuha agiye ku ishuri, nkumva ni ku Imana impaye. Nuko nabifataga. Ni nayo mpamvu nk'ubu twebwe tuzi uburenganzira bw'umugore, turabuze muri iki gihugu
cy'uyu mugato uburenganzira bw'umugore ariko muransetsa turabizi aho babariza turabizi abashinzwe ihohoterwa ry'abagore no mu mirenge no mu mirenge aho polisi ifite imiryango y'abagore bahohoterwa turahazi ariko kuko twari turi ku ishuri nta wampaye urushyi ngo ngende ngo njye kudodora hoya nari ndi ku ishuri nagombaga kwiga ishuri ryitwa kwihangana kuko ikintu nari mfite mu matwi nari nzi ko ntazamugara nari nzi ko ntazanapfa kandi koko niko byagenze rero ku kibazo cy'urugo rwanjye ntabwo nicuza ibyambayeho hari abantu mu buzima ntarenganya abantu bajya bamvuga ntabwo njya mbarenganya data wambyaye ntago murenganya n'umugabo wanshatse ntago murenganya bariya ni abaprofe banjye kandi ikintu ushimira Imana yampaye abaprofe beza umugabo wanjye mbere profe mwiza uru rwego ndimo iyiza kumpa umugabo utari we ntago nari kurugeramo kuko yambere profe mwiza profeseri mwiza unyigisha nkagera ku rwego rugize gute rushimishije ni naryo kosa abantu bagira umuntu ahura n'ikibazo akajya kurenganya uwamurenganyije sibyo umuntu yahura n'igihombo akarenganya bagize gute abamwambuye umuntu yacuruza ntibigende Rwanda Revenue kabi ihuye n'akaga uri kumva ariko imisoro muri icyo gihugu Imana itaguhaye gucuruza naho bakuraho imisoro ndakurahiye ntago wacuruza burya uri kumva Imana yavuze ngo ntago uri buhahe ngo uronke kuko ntabishaka ntago burya byakunda muri ubu buzima rero turenganya abantu n'amamva ari abagore bajyana abagabo babo muri polisi no muri RIB kandi batari bakwiye kubikora bakamera nk'abanyeshuri batoroka ikigo hanyuma iyo umunyeshuri yatorotse ikigo bigenda gute baramwirukana cyangwa bakamutuma ababyeyi burya no mu Mana hari abantu batoroka ibigo gutoroka ikigo ni ugushaka kurya kandi igihe cyo kurya kitaragera uri mu ishuri ryo gusonza urajya kwikopesha ibyo utazishyura urajya kuguza amadeni utazishyura icara hamwe wige ariko mama Charles umugabo agukubita kumena umutwe kandi ufite abakuvugira bari hafi aho ngaho bakurengana iyo ni imibare ugiyemo nka Emi icyo nzi ni uko uwo mutwe n'ubundi mitwe birirwa bamena buri munsi bamena n'abagore n'abagabo si uko badahari kandi si nuko nguko mbivuze buriya ngenzi ko wanjye batawumennye kandi burya bari bafite ubushobozi bwo kugira gute kuwumena kandi nimba wizeye ko bazawumena uzanawumenwa n'abandi batari we uri kumva kuko ibyo umuntu yizeye nibyo abona nta nubwo mbigishije kutajyayo ntago mbige dore ndi umweru ntuzagende nka Emerita uzagende nka wowe wowe bishobora gukemukirayo nibyo njya mbwira abantu ubundi ibibazo tubidepoza ku Mana sibyo tukadepoza ibibazo ku Mana iyo tujyanye amadosiye rero twadepoje Imana niyo iyafata ubwayo sibyo ifata harayijyana muri RIB harayijyana muri polisi bari abagabo bose barayikorera harayijyana muri polisi harabijyana kwa pasiteri kuko buri dosiye Imana ibizi aho bizakemukira hari n'andi madosiye mwenye wagumana kavuga ati bibyo iyi dosiye iyo ni njye Uwiteka uzayikurikirana yaba wenda ishatse uyifasha igatuma umuhungu wayo umuhungu wayo ndavuga Imana uri kumva rero icyo warumbajije ntago njya nicuza ibyambayeho mu rugo rwanjye ntago mbyicuza na rimwe umugabo nagombaga gushaka n'uriya mbese ntacyo wicuza ntago nicuza ntago nshobora kwicuza kuko buri somo ryose rigira profi ubuzima nanyuzemo nta n'umuntu wari kubunkuramo n'uyu n'umwe ntago nzibagirwa umugabo wazanye ipingu w'umupolisi kera ngo aje kuryambika umugabo wanjye kwera yari yagize umujinya kwera inkoni nakubitwaga ararizana ipingu agiye kugera hafi y'iwacu nawe ni umurokore burya ahantu hose hari abantu b'Imana agiye kugera hafi yo mu rugo ngo ijwi riramubwira ngo katusubire mu rugo n'amapingu yawe yarabimbwe ati mama Charles urugamba n'Imana izarukurwanirira bishatse kuvuga ngo yashakaga kunkura mu rugamba rutararangira yashatse kuntorokesha ishuri umuntu uri mu ishuri ryo gusonza umujyaniye n'ibiryo byamenekera mu nzira kuko ari kwiga kandi abantu ntibagakunde kwigisha abana babo ngo bumve ko Imana itagomba kwigisha abana bayo Imana itwigishiriza mu bibazo no mu bigeragezo niyo mpamvu duhagarara tuvuga Imana ngo icyampa ijambo nk'iryuriya mugore genda unyuraho nanyuze ubone kurigira
ntacyo nicuza, urugo nashatse rwari urw'umugisha mu gihe cyarwo, kandi n'ubu nibana nabyo nibyubahwe, nabyo n'ubyo mugisha kuko nabihitiwemo n'Imana itanywa inzoga, nta nubwo inkurumogi ngo yari yataye ubwenge, ibyo ikora byose ni byiza. Mama Shale, umuntu yakomeza akabyumva. Yego. Nahoze nibaza imbaraga ufite ahantu zikura, ariko nkomeje kugenda mpabona. Nyemerera tugere ku kibazo cya nyuma muri iki kiganiro. Nifuje kukubaza ibibazo bitatu. Charlene n'umukobwa wawe, yego, yavutse umureba, yawe wamwibarutse, akura umureba, hari ijambo ibikomere rikunda kugaruka kuri wowe nawe ubivugaho, ariko wowe ukabona araseka, baramwenyura, nta kibazo. Wowe se ubibona cyangwa ibyo warebaga nk'ibikomere byakwigishije iki, cyangwa wowe nta gahinda wigeze ugira nk'amarira mu gihe wabonaga nk'ibyo? Reka rero nkubwire, Charlene yagize urugamba nk'urwanjye, ariko kubera amasezerano nagize kuri Charlene mubyaye cyangwa mutwite, Imana iri kumuvugaho. Sanga Charlene yahuraga n'ibibazo nkabona biragoye, ariko nkibuka ibyo naciyemo. Charlene uburyo azakoreramo n'Imana n'ukuntu ameze, azakorera Imana mu rwego ruruta urwanjye, nta mahuriro. Hanyuma kuvuga ngo wende ubuzima bwa Charlene bwari kunkomeretsa, hari amakuru namenye kuva kera nanayibonyeho, simfe no kuyumvana Imana umva, reka nkubwire nawe nkurikiranye. Imana ni wumva ikubwiye ngo mwana wanjye nzakugaburira nkora amastoki wawe, witegura inzara ya stoki, ishyire stoke y'inzara iwawe, ntazagira ugushuka. Imana ni wumva iri kukubwira ngo ngiye kukuzamura ngo ushyire hejuru, wicara umenye neza ko ugiye kujya hasi, abaja n'abajajabyi bawe bajye bakwihanagurizaho nk'itapi, kuko iri kugutegura, yindi bashyira agatapi kamwe bashyira imbere y'umuryango. Ni wumva Imana igiye kukubwira ngo ngiye kuguteraho umubiri nk'ubyibushye, witeguye kuvaho ibindi biro. Ni wumva Imana igiye kukubwira ngo umwana wawe w'umuhungu igiye kumukura mu kunywa urumogi, umenye ngo azanywa urumogi rwinshi ruruta urwo yanywaga. Nikubwira ngo umukobwa wamuhaye agakiza avuye mu busambanyi, uhita witegura impanga nk'ebyiri z'abana. Muri make hahirwa uw'ibyayo bitazagira gute, bitazagusha. Kandi ibintu Imana iyo ijya kubikora birabanza bikaba bibi. Niyo mpamvu urugamba rwa nyuma Imana irwana, iyo utaguye urakomera birutaho. Rero kuko narinzi ko Charlene Imana imbwira ngo azaba umuntu ukomeye, ngo abitse impano z'Imana muri we, ngo azagirira umumaro urubyiruko, ngo benshi bazamuhembukiraho, nahise mbona ko itazaza kenyege. Uri kumva? Mbese Charlene nabonye Imana ishaka kuvuga iti ndashaka kuguha agakiza katari akamama wawe, wa mwana we, ugende uzamvuge waranyiboneye, ntago nshaka kuba Imana ya mama wawe, ahubwo ndashaka kuba Imana yawe ku giti cyawe bwite. Rero reka mbabwire, Imana, ibintu by'Imana bitera imisonga, ariko iyo imaze kuyigukuramo niho usigara uvuga uti burya koko ni Imana navuganye nayo. Uburibwe bwa Charlene bw'ibyo yanyuzemo n'ibyo arimo, narinzi kizavamo. Ntago nigeze mbabara cyane, ntago nigeze mbabara, byarambabazaga kuko ari umwana, ntibyigeze bintwara kure kuko narinzi ko ariko bigomba kumera. Buriya rero umubabaro wose yahuramo nawo, aho wanyura hose, amagambo yose yavugwa, mpita ndeba yamaze kurenga amagambo, yamaze kurenga abamuvuga, yamaze kuva mu ishuri, yicaye ku ntebe Imana yagize gute, yamuteguriye. Bikumva uko biri kose, hari umuntu mu myaka itambutse warebaga Mama Charlene ati oya rwose, ariko se ubu hari umuntu avuga ngo Mama Charlene ngo haya rwose, tujya tuvugisha ukuri. Hari umuntu umwe we twasenganye arambwira ngo wambwiye ibanga ryo kugira ngo umuntu agire imbaraga nk'izikurimo cyangwa agere ku rwego nk'urwawe. Naramubwiye ntugomba kunyura ahantu hose nanyuze ukarira amarira nkayo narize, ukagira umubabaro nk'uwo nababaye. Mbese urugendo rw'inzira y'umusaraba nanyuze mu mubabaro, nawe ukahanyura. Utanyuze aho nanyuze ntushobora kugeraho ngeze. Niyo mpamvu hari abantu bamwe bavuze bati uriya mugore yabaye umusitari, buretse natwe turaje sha, hazaba umusitari wenyine.
barikoze abagore 3 ndabazi Eka. barikora si ugutanga ibiganiro si do bajyanye n'ibyo batanze ntiwanamenya ko ubu bavuga kubera iki banyuze ahatanyurwa. Ubu urashaka guseka nka mama Charlene utararize nkawe, bibaho urashaka guhinduranya ibitenge nka mama Charlene utarambaye iconcera nkawe, urashaka kwamamara nka mama Charlene ntiyamamaye mu bibi. Uzi ukuntu banyamamaje, abavuze ngo nkorana n'izindi mbaraga, abavuze ngo mfite imyuka y'abarangi, abavuze yuko ndu umupagani mubi. Uzi amagambo navuzwe amagambo akomeye kandi nguma mu murimo. Ubwo rero ntago nagombaga kubabazwa na Charlene kuko yari inzira. Wow. Kandi nshaka wenda gusozaho gato, umuntu wese Imana izabwira ijambo ngo nzakugirira neza ntazahita ari ryo ategereza ko hagati ya nzakugirira neza no kuza kwayo habanza nja gucamo ibintu kurya. Navuga ati se burya ni Nyabingi navuganye nayo ndi kanyarira, burya mu mazi nari ndi kumwe na Bayari, ariko burya n'Uwiteka mwavuganye, ahubwo hari ibintu Imana idakunda. Haleluya. Ariko kwemera ko yapfuye. Iyo azukira ku musaraba akahamara 3 bari kuvuga ngo ntago yanogotse, kugira ngo rero bamimenye neza arapfa agera baranamwihambira nyuma y'iminsi 3. Kira ni ikintu kidasanzwe. Ntago rero Imana igikunda gukora ibintu bitarakomera. Iyo ikoze ibintu bitarakomera ibikorwa byayo babyitiranya n'iby'abantu, ariko hari aho igera nk'ubu nk'urugamba ndimo kurwana. Umva ni ntabara umuntu wese azavuga ngo ni Imana, ntawe uzavuga ngo ni gitifu, ntawe uzavuga ngo ni pasiteri. Rubanza utaruzi se ni rurahari nawe uraruzi. Bikumva hari urubanza Imana izaburana, bavuga bati ni Imana, ku buryo batazavuga ngo ni metre runaka waruburanye, bazahita bavuga ngo ni kubera iki, kuko rwananiranye ahantu hose. Mama Charlene rero nanjye nari ndaho ntaramenya ibihe bikomeye waciyemo, ariko rwose reka ukomere ni mu gihe rwose buri umuntu aba akwiye kurya imbuto z'ibyo yahinze. Abantu badukurikiye mwese Imana ibamugisha. Ni kenshi tuba ibiganiro, ariko Mama Charlene buri munsi mbona arimo agendeza n'ibintu bishyashya. Mama Charlene wakoze cyane, Imana igumugisha. Dushimira abari badukurikiye kuri Mama Charlene official, hanyuma twitahire tubakumbuza iby'ubutaha. Wakoze cyane, Imana igumugisha. Hanyuma badukurikiye nayo Imana ibahumugisha. Kadushimira bari ku buhanga bw'ibyuma nabo kugira ngo amajwi n'amashusho abagereho neza. Bye. Yego.